bya kera cyane aho ubwenge bw'abami bwahishurwaga mu ibanga rikomeye. Hariho amabanga 3 y'umwami Salomon yavugwaga ko afungura amarembo y'ubutunzi n'imbaraga zihambaye. Aya makode 3 ngo yaturukaga mu bundi bwuzure bw'ibiremwa bitagaragara, bukarindwa n'abamarayika b'intebe zibanga n'imbaraga zidasanzwe z'isi. N'ayahe mabanga ya kera yahaye umwami Salomon ubushishozi bwarenze ubw'abantu? Ni izihe mbaraga zihishe mu magambo ye y'amayobera zashoboraga guhindura ubukene mu munezero? Kuki amabanga akomeje kugirwa ibanga kuva mu bihe bya kera kugeza n'uyu munsi wa none? Aya ni amayobera y'ibanga y'umwami Salomon wari ufite ubwisanzure ku butunzi, ubwenge n'imbaraga z'ijuru n'isi. Bivugwa ko aya mabwiriza n'amagambo yo mu bwisho ariyo yamufunguriye imiryango y'amafaranga, ubwenge buhanitse n'ubushobozi budasanzwe. Ariko se ninde uzi ukuri kwihishe inyuma y'aya mabanga? Ese n'imbaraga zidasanzwe, amasezerano cyangwa ubundi buryo bwimbitse bw'umwuka? Turinjira mu rugendo rw'umwuka n'amayobera aho ubutunzi buturuka ku bindi biremwa bwahisemo umwami umwe rukumbi, umwami Salomon. Murakaza neza ku mayobera.